Yesu nashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Muragijimana Jean Claude, umukozi w'Imana. Mbazaniye ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo nta nzira ihari Uwiteka yishakira inzira. Amen. Tugiye gusengera uyu mwanya, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje imbere yawe nyakubahwa Imana muri aka kanya, wera wa Isiraheli. Nta nzira ihari ujya wishakira inzira. Nuko rero Uwiteka, buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, Uwiteka umucira inzira aho inzira itariri, aho inzira itagaragaraga. Uwiteka uca inzira, ucira inzira ababyeyi, ucira inzira abagabo, ucira inzira abasore, abakozi bawe bacira inzira, abakobwa bacira inzira. Hanyuma Uwiteka Imana, buri wese umugeze aho agomba kugera, ibyitambikaga byose bikurweho, hanyuma tubashe kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe bene data. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Mwuzaniye ijambo ry'Imana. Nahaye intego igira iti nta nzira ihari Uwiteka yishakiye inzira. Ushobora kuba wari uri mu nzira uragenda, ariko ukageraho inzira itagaragara, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka aje kugucira inzira aho inzira itagaragaraga. Tugiye kumva inkuru z'Abisiraheli. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa, bagenze ururerure cyane, bagenda ubutayu burebure. Ubutayu babumaramo imyaka 40. Bavuye mu butayu nibwo bageraga ku gihugu cy'Abedomu, ariko Uwiteka aho yabashakiye inzira ubwo Abedomu babimaga inzira. Dusome ijambo ry'Imana mu Kuva ibice byaho 20 umurongo waho wa 14. Imana yacu idufashe. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo iravuze ngo Abedomu banga ko Abisiraheli banyura mu gihugu cyabo. Abedomu banze ko Abisiraheli banyura mu gihugu cyabo, barabatangira barabitambika, ariko Uwiteka ntabwo ajya muri uko abigenza. Nta nzira ihari Uwiteka ajya yishakira inzira. Nta nzira ihari Uwiteka agiye kugucira inzira. Haleluya. Aho wabonaga inzira itagaragara, Uwiteka aje kugucira inzira. Aho wabonaga nta rutabazi, Uwiteka aje kugucira inzira. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo Mose ari i Kadeshi atuma ku ntumwa y'umwami wa Edomu ati, Isiraheli mwene so arakubwira ati, uzi umuruho wose twabonye basogokuruza bacu bamanutse bajya mu Egiputa, tumarayo igihe kirekire. Abanyegiputa batugirira nabi, bayigirira na basogokuruza. Dutakira Uwiteka, yumva ijwi ryacu, atuma marayika adukura mu Egiputa, none turi i Kadeshi. Amen. Dusome n'umurongo wa 18. Umwami wa Edomu aramubwira ati, nuzanyura mu gihugu cyanjye nagusanganiza inkota. Abisiraheli batakambira Abedomu. Abedomu banga kubumva. Hari igihe nawe watatse uburu wagutabara, hari igihe watakiye abantu banga kukumva. Ariko reka nkubwire mwene data, ugiye gutakira Uwiteka kuko Uwiteka azabasha kukumva. Ugiye gutakira Uwiteka kuko Uwiteka azabasha kukurengera. Imana yacu nishimwe cyane. Ahangaha Abisiraheli nta yindi nzira bari bafite kunyuramo, kuko umwami wa Edomu yari abirinye inzira, ariko Uwiteka Imana, haleluya, ajya yicira inzira aho zitari. Ariko Uwiteka Imana araza abacira inzira. Imana yacu nishimwe. Umwami wa Edomu arabarakarira cyane. Umwami wa Edomu abagirira ishyari. Umwami wa Edomu ababuza gutambuka. Isiraheli irabatakira cyane, Mose arabatakira, ariko Abedomu banga kumva. Najya ngo gutangarize ngo nubwo watatse cyane ukabura ijwi rya kwitaba,
nubwo watatse cyane ukabura ijwi ryaguhumuriza, uwiteka Imana araje azanye ubutabazi ku buzima bwawe. Nubwo wabuze uwakurengera, nubwo wabuze uwagutabara, uwiteka Imana araje ku buzima bwawe. Amina, haleluya. Niwe wenyine tugiye gutakira, kandi uwo mwami nitumutakira arabasha kudutabara. Uwo mwami nitumutakira arabasha kutwumva. Yesu nashimwe cyane. Abedomu banga ko Abisiraheli batambuka. Abedomu ni abagome, Abedomu ni agaciro bajya baha umuntu, Abedomu ntabwo bajya bagira neza, Abedomu barangwa n'ibibi gusa. Ariko mwene data, wiba umwedomo, ahubwo gendana n'Imana, utindane n'Imana. Ngo bongera guhamagara Imana, ngo barasenga bahamagara Imana, Imana yongera kubumvira, Imana ibagira inama y'aho bagomba gucyamikira. Ngo nuko baracyamika. Amina, haleluya. Nubwo Abedomu bari babinye inzira, ariko baracyamika. Uwo musozi wari uri imbere yawe ugiye gucyamika. Uwiteka aje kugushakira inzira aho inzira itagaragaraga. Uwiteka aje kugushakira inzira aho wabonaga nta butabazi. Uwiteka aje kuguha ubutabazi. Amina, haleluya. We wabonaga nta kindi cyerekezo ufite, we wabonaga inzira itagaragara. Umuririmbyi niwe wavuze ngo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Yesu ati ndi kumwe namwe. Haleluya, haleluya. Mu rugendo urimo uragenda uri kumwe n'umwami, mu rugendo urimo uragenda uri kumwe n'Imana. We komeza ugende, komeza uhatane. Nubwo bakwimye inzira, bakujije gutambuka, ariko Uwiteka Imana aje kugucira inzira. Nubwo babonaga yuko aho uri kujya ari heza, impamvu bari kukwitambika nuko bari kubona imbere yawe, nuko bazi kuri kujya mu gihugu. Igihugu turi kujyamo ni igihugu cy'isezerano. Haleluya. Igihugu turi kujyamo ni igihugu cyuzuye umunezero. Igihugu turi kujyamo ni igihugu cyuzuye amata n'ubuki. Igihugu turi kujyamo ni igihugu tuzanezerwa, ni igihugu tuzishima. Niyo mpamvu uhura n'ibigutega, niyo mpamvu uhura n'ibiguca intege. Ibiguca intege byihorere, ibiguca intege bireke, ubishyire ku ruhande. Uwiteka aje kugutabara. Yesu nashimwe cyane. Ngo umwami wa Edomu ngasubiza Abisiraheli, arababwira ngo ntabwo muzahanyura. Babima inzira burundu, babima inzira yo kunyuramo, ariko Uwiteka Imana araza yicira inzira. Amina, haleluya. Mwene data, ubona nta nzira, Uwiteka aje kwicira inzira. Yesu nashimwe cyane. Ngo igihe kimwe bafashe Petero bamushyira mu nzu y'imbohe. Ngo Petero bamushyiraho abasirikari bane bo kumurinda. Abasirikari baramugota. Ngo inzu ya gereza barayikinga, kuko bari bamaze kwica Petero, bari bamaze kwica Pawulo. Bamaze kwica Pawulo ngo bashaka kwiyongeza Petero. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo uko byakagenda kose, nubwo hari ibyaguhigaga, nubwo hari ibyakugendagaho, Imana izanye ubutabazi. Nubwo hari ibyakugendagaho, Imana ikuzaniye umurengezi, Imana ikuzaniye umuntu wo kugutabara. Amina, haleluya. Ngo Imana yohereza marayika, ngasanga Petero mu nzu y'imbohe aho bari bamuziritse. Ngo marayika amukomanga mu mbavu. Uwiteka amucira inzira, akingura imiryango ya gereza. Amina, haleluya. Nubwo hari imiryango yari ikinze, Uwiteka aje kwishakira inzira agufungurira iyo miryango. Yesu nashimwe cyane. Nubwo imiryango yari ifunze, nubwo inzira zose zari zifunze, nubwo bagushyizeho abarinzi, ariko Uwiteka Imana aje kwishakira inzira. Nubwo bashyizeho abarinzi, nubwo bashyizeho iminyururu, ariko Uwiteka aje gukata iyo minyururu yari ikuriho. Uwiteka arayikata, Uwiteka aragaragara. Amina, haleluya. Uwiteka aje kwigaragaza, Uwiteka aje kugaragaza icyubahiro cye, Uwiteka aje kugaragaza gukomera kwe, Uwiteka aje kugaragaza kari Imana. Amina, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo Abisiraheli bagira uburetwa cyane, barababazwa bikomeye, ariko Uwiteka arabarengera. Yesu nashimwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngo mu kubarengera bashakira inzira, ngo nuko bumvise ko babonye inzira. Ngo umwami wa Edomu ngaravuga ngo mbese ninde wamvumira buriya bwoko? Erega nagira ngo mubwire ngo turi ubwoko butavumika, nagira ngo ngutangarize ngo turi ubwoko butuye ukwago. Nubwo abantu
bagerageje kukuvuma, nubwo abantu bagerageje kukurwanya, ariko turi ishyanga rituye ukwayo. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ngo bahamagara Baraki, ngahamagara Balamu aramubwira ngo ngwino umvumire ubu bwoko bw'Abisiraheli. Aramuhamagara araza, ngahageze ngo yatangira kuvuma, Uwiteka akabaha umugisha. Akira umugisha Imana iguhaye, akira umugisha Uwiteka aje kuguha. Nubwo bakuvumye, nubwo baguciraga ibico, nubwo baguciraga mu gico cy'abambuzi, ariko Uwiteka Imana akwatuyeho ijambo rizima rigiye guhindura amateka. Ariko Uwiteka Imana hari icyo azanye ku buzima bwawe, nanzi rihari. Uwiteka aje kwicira inzira, nicyo cyigisho turiho uyu munsi. Amina, haleluya. Nubwo wabonaga bigukomereye, nubwo wabonaga uri ahantu mu nzitane, nubwo wabonaga uri ahantu mu mfungane, nubwo wabonaga nta kundi wabigenza, ariko Uwiteka aje kwicira inzira. Aho wabonaga inzira itagaragara, aho wabonaga nta rutabazi, mwene data nagira ngo ngutangarize ngo, mushiki wanjye nagira ngo ngutangarize ngo, muvandimwe wanjye akirira itangazo. Uwiteka aje kugucira inzira aho iyo nzira itari iri. Uwiteka aje kugucira inzira, haleluya. Distance bone taya, aho inzira itagaragaraga, rezene totayinibo, aho inzira itari iri. Uwiteka aje guca inzira, haleluya, haleluya. Ugiye gutambuka, ugiye gutambuka, winjira aho ugomba kwinjira, ugiye gutambuka ugera aho Imana igomba kukugeza. Abantu bo bihorere, biguca intege, bigukamura, ahubwo takira Uwiteka, kuko Uwiteka agiye kukumva. Haleluya. Kuko Uwiteka agiye kugutabara. Nta wundi uzagutabara, ni Uwiteka Imana. Nta wundi wagutabara, ni Nyiringabo wenyine. Amina, haleluya. Nanzi rihari, Uwiteka aje kugucira inzira. Yesu nashimwe cyane. Nta wundi mutabazi, umutabazi wawe ni Kristo. Ni uje kugutabara akakurengera. Yesu nashimwe cyane. Amina, haleluya. Ngabisiraheli ngagerageza kuvumwa, Abisiraheli gerageza kuvumwa, ariko biranga kuko Uwiteka yari yabahaye umugisha. Ngo nuko Balamu yatura amagambo, aravuga ngo navuma ndi umwana itavunye, ati cyama mwipfira nk'abari abanyamugisha. Hari abantu benshi bagiye guhindura amagambo, hari abantu benshi bagiye kwisubiramo mu byo bakuvuzeho. Bari bazi ko utazatabarwa, bari bazi ko utazabona umurengezi, ariko dore umurengezi wawe araje, umurengezi wawe ageze hafi, umurengezi wawe ageze bugufi. Tugiye guhamagara umwami, tumubwire ngo ngwino ube hafi yacu, uducire inzira. We wabonaga nta nzira, we wabonaga uburwayi ukabona nta cyerekezo cyo gukira, akira gukira mu izina rya Yesu. We wabonaga nta kazi, akira icyerekezo cy'akazi. We wabonaga utazatambuka, akira gutambuka, kuko Uwiteka Imana ari we uguciriye inzira, kuko Uwiteka Imana, haleluya, ari we uciye inzira hitariri. Inzira ntabwo yagaragaraga, nawe uburaga amaso ukayibura, nawe washakishaga ugaheba, wareba mu miryango ukabibura, wareba mu baturanyi ugaheba, wareba mu abo muvukana ugaheba. Ariko umva Uwiteka aje kugucira inzira aho zitari ziri. Ariko umva Uwiteka, imirindi y'Uwiteka igeze bugufi, imirindi y'Uwiteka igeze ku marembo, imirindi y'Uwiteka yinjiye iwawe. Akira ubutabazi buturutse mu ijuru, akira gucirwa inzira n'Uwiteka. Nta handi twabona inzira kereka ku mwami Imana, niwe waducira inzira hanyuma tugatabarwa. Nawe ugiye gutabarwa, nawe ugiye kurengerwa n'Imana, kuko iyo nta nzira ihari dutabaza umwami, umwami akadutabara, umwami akaducira inzira. Kuko iyo nta nzira ihari dutabaza Uwiteka, Uwiteka akamanuka akaba ari we uducira inzira. Nta wundi wagucira inzira, mwene so yagucira inzira. Uwagucira inzira ni Kristo, aho waba uherereye hose. Nta wundi wagucira inzira, ni Kristo wagucira inzira. Yesu nashimwe cyane. Amina, haleluya. Ngo Uwiteka abashakira indi nzira yo kunyuramo, ngo baratambuka baragenda. Amina, haleluya. Nakugira ngo mubwire ngo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora, icyo Imana yagusezeranije icyo ngicyo kizasohora. Icyo Imana yavuganye nawe, ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo Imana ijya ihinduka, ntabwo ijya ihindura icyo yavuze. Icyo yavuganye nawe no kubikora
ikabikora izabikora. Yesu nashimwe. Mwene data, muvandimwe wanjye, nagira ngo ngutangarize ngo ntabwo Imana ijya ibeshya. Tugiye guhamagara Imana. Imana ntabwo ijya ibeshya. Tugiye guhamagara Imana, dutabaza Uwiteka. we wabonaga nta nzira, we wabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima, we wabonaga nta butabazi utegereje, we wabonaga nta burengezi bundi ufite, dore umutabazi wawe ni Yesu. Dore umutabazi wawe ni Uwiteka. Uwiteka aje kugutabara aho wabonaga rukomeye, aho wabonaga nta nzira, Uwiteka aje kugutabara. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka agira neza, bugacya bukira. Nimureke tumwiringire. Tugiye kumuhamagara, tuvuge ngo Mana, uyu munsi kuri iyi saha, Mana, dukeneye ubutabazi bwawe. Abantu bakeneye gutabarwa n'Imana, abantu bakeneye kurengerwa n'Imana, abantu bakeneye kumva amakuru ava mu ijuru, abantu bakeneye kwihumure ry'Imana rigaruka muri bo. Nubwo inzira yari yabuze, ariko Uwiteka we afite, haleluya, afite inzira zirenga 1000 yanyuramo aje kugutabara. Afite inzira zirenga 1000 yanyuramo akaza. Reka Uwiteka amanuke agere ku buzima bwawe. Reka Uwiteka amanuke agere, amina, haleluya. Reka Uwiteka amanuke aza kure ibirenze by'abantu batekerezaga n'ibirenze by'abantu bibwiraga. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Mwene data, wumvira ijambo. Mwene data, ugiye kumva iryo jambo, reka Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe. Reka Imana ihindura amateka yawe. Imana igucira inzira, utambuke uve mu kazitiro wari urimo, kuko ako kazitiro wari umazemo igihe Uwiteka niwe uje kukagukuramo, ugatabarwa n'Uwiteka. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana ishobora byose, uri Imana nyamana. Nta nzira ihari ujya uducira inzira, nta nzira ihari ujya wishakira inzira. Uwiteka Imana Nyiringabo, Abisiraheli bari bageze aho babona nta bundi butabazi. Abisiraheli bari bageze mu gihugu kibi cy'Abedomo, bari bageze mu gihugu cy'Abedomo babima inzira. Abedomo bo ni abagome. Abedomo ni ubwoko tutamenya uko buteye. Abedomo ni ubwoko bwahumwe, ariko Uwiteka Imana uje kuducira inzira aho inzira zitari, inzira ikaboneka. Reka ucire ababyeyi inzira, reka ucire abagabo inzira, mu izina rya Yesu. Aho inzira itagaragaraga, Uwiteka uca inzira. Aho ubutabazi butari buri, Uwiteka utanga ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana Nyiringabo, Imana, fasha buri muntu wese, umufashe Uwiteka, umucire inzira. Abatari bafite akazi, nubacire inzira. Abari bafite uburwayi, nubacire inzira mu izina rya Yesu. Cira inzira buri muntu wese amenye kuri Imana. Reka Uwiteka Imana uca inzira aho zitari ziri, hanyuma inzira igaragare. Uwiteka Mana, tuzi kugiye kubikora. Reka Mana Nyiringabo, muri iri sengesho ugira umuntu ucira inzira, hanyuma Uwiteka Imana hazahagarara abantu bagushima yuko wabacira inzira. Reka bumvishe ijambo ryawe, Uwiteka Imana basubizemo imbaraga, kuko Uwiteka Imana bari bageze aho nta nzira. Wongera ubacira inzira bakomeze urugendo. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze ko Mwami uciye inzira, inzira aho itari iri. Nta nzira ihari Mwami, ugiye kuducira inzira mu izina rya Yesu. Turagutegereje Mana, dutegereje ko ugiye kubikora. Uko wasohoye Petero mu nzu y'imbohe, niko Mwami Nyiringabo Imana uje gusohora aba bantu muri aka kazitiro mu izina rya Yesu, hanyuma ukabageza aho ugomba kubageza. Urakoze kuri Imana, urakoze kubyumvise kandi ugiye kubikora. Ni mu izina rya Yesu byacu urakoze. Amen.